Mwaramutse abahano. Waramutse baga. Ese ni amahoro? Ni amahoro ndakomeye. Natwe twazindukiye mu turimo. Ese Ana na Badege nabo barahari? Barahari nuko bagiye kwivoma ariko baraje. Ana? Yego. Amakuru nawe Bade? Ni meza. Ngaho rero dukomereze ya nkuru. Ngaho nimubanze mugende muture ayo mazi hanyuma muze. Ubu rero ngiye kubabwira inkuru yitwa gutanga imbabazi. Muribuka ubushize inkuru nababwiye aho ababyeyi b'Agakende bagiye gusaba imbabazi ababyeyi b'Inzovu, ab'Agasamunyiga n'ab'Inzoka? Yego. Nuko rero ababyeyi b'Udusamunyiga n'ab'Inzoka bamaze kubwira ababyeyi b'Agakende ko bazabasubiza ubutaha, igihe cyarageze rero ababyeyi b'Inzovu biyemeza kujya guha imbabazi ababyeyi b'Agakende. Nuko barahaguruka bajya kubareba. Bahageze barasuhuza barabikiriza. Ababyeyi b'Inzovu bababwira ko nyuma y'uko baza kubasaba imbabazi, babitekerejeho bagafata umwanzuro wo kubababarira. Ariko babasaba ko batoza umwana wabo ikinyabupfura kugira ngo atazongera guhohotera abana babo. Nuko ababyeyi b'Inkende bashimira ab'Inzovu, barabasezera barataha. Ababyeyi b'Agasamunyiga bumvise ko ababyeyi b'Inzovu bahaye ab'Agakende imbabazi, nabo bafata umwanzuro wo kujya gutanga imbabazi. Nuko nabo barashogoshera no kwa Nkende. Bahageze barasuhuza, ababyeyi b'Inkende barabikiriza. Nuko ababyeyi b'Agasamunyiga bababwira ikibagenza. Bati nyuma y'uko muza kudusaba imbabazi, twabitekerejeho dufata umwanzuro wo kubabarira, ariko turabasaba ko mutoza umwana wanyu ikinyabupfura kugira ngo atazongera guhohotera abana bacu. Nuko ababyeyi b'Inkende bashimira cyane ababyeyi b'Agasamunyiga, barabasezera barataha. Bukeye ababyeyi b'Inzoka nabo bamenya ko ababyeyi b'Inzovu n'ab'Udusamunyiga bahaye imbabazi Inkende, ariko ababyeyi b'Inzoka bafata umwanzuro wo kutabababarira.